uguma muri jye, umuntu wese uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, ngo kandi ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nimba se ari ukutababarira yagusangana, iyo ni imbuto se yagusanganye ibibabi. Nabane namwe. Amazina nitwa Pastor RUBARE Elie, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3, nkorera umurimo w'Imana ku itorero bita Sayira Community Church riba Kimisagara. Turashima Imana. Dushimye Imana yemeye yuko uyu munsi tuba turaha, kandi dushimye Imana kubw'ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye icyizere. Turongeye dushimye Imana kubwa mwese mwemeye kuza ngo dusangire ibyo kurya bye Uwiteka yaduteguriye. Abaririmbye Imana baho umugisha, baririmbye neza kandi bakomereza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu ashimwe cyane. Twasomye ijambo ry'Imana muri Marko ibice 11 uhereye ku murongo wa 12 ukagera ku wa 14, hanyuma na LUKA ibice 13 umurongo wa 6 kugera ku 9. Hereza Imana yacu icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Rero twasomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twasomye rifite umutwe narihaye uvuga ngo Yesu hari icyo gushakaho, nta kindi. Arashaka ko wera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Hereza Imana yacu icyubahiro. Nta kindi Yesu agushakaho. Yakugiriye neza uriho, yakugiriye neza ufite amashimwe, yakugiriye neza urahumeka, ariko nawe hari icyo agushakaho. Aragushakaho ko hanyuma y'ibyo yagukoreye, hanyuma yuko yagupfiriye ukamwizera, nta yindi nyungu agushakaho. Arashaka ko wera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Noneho hari ukwera mu gihe gikwiriye, ariko noneho ruzingiye ni ukwera noneho mu gihe kidakwiriye. Mu gihe kidakwiriye ni ibintu bikomeye cyane. Haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana ryambwiye ngo bava i Betaniya, ubwo ni Yesu n'abigishwa be, ngo noneho mu gitondo arasonza. Ndagira ngo nkubwire, yarashonje nyine kubera yari umuntu, nta yindi nyito yo kubijyana mu mwuka. Nuko ngo ubundi dukwiriye kumenya ibi: Yesu yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Iyo rero uri maso mu gusoma ijambo ry'Imana, hari aho ugera ukaba ngo ahangaha icyo byigishije aha ni umuntu 100%. Hari naho ugera ugasanga ari umwuka 100%. Aha gusonza rero ni umuntu 100%. Bari baraye bagenda bavuga ngo bwaragorobye bava Yerusalemu, kuko mu bice 11 baratwereka ngo yinjiye mu rusengero, arangije ngo araranganyamo amaso areba byose uko bimeze mu rusengero. Ariko ngo bugorobye ava mu Yerusalemu ngo bagenda berekeje i Betaniya. Rero birumvikana ko batariye, noneho ngo arasonza. Haleluya. Ngo ashonje abona igiti cy'umutini, akibonera kuri, agenda acyegera ngo ahari yabonaho imbuto. Ibi nabyo biragaragaza ko yari umuntu 100%, kuko ari Imana. Ntabwo byari kugomba ko acyegera, yari guhita abona ko n'ubundi ntaziriho. Mwabyumvise neza? Aha rero birasobanura neza ko yari umuntu hano. Haleluya. Ntabwo byari kumusaba ari Imana ko ajya kucyegera, yari kwirirwa tumwanya wo kujyayo, kubera ko yari kuba yabibonye kare. Ariko aha biragaragaza ko ari umuntu yagiye acyegera ngo ahari yabonaho imbuto, ariko ngo yakiboneye kure gifite amababi. Ndetse Bibiliya zindi zivuga ko cyari gitoshye. Haleluya. Gitohagiye, giteye ubwuzu. Nawe agenda avuga ngo reka njye kureba ndebe ko naryo. Ngo akigezeho asanga ni amababi. Ngo asanze ari amababi, urumva yararakaye. Yari umuntu ahangaha, kuko biragaragaza ko yahise yuzura kamere, arangije arakivuma. Aha biracyari 100% umuntu, kuko Imana nta kamere yo kuvumana yakagize. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arangije ngo arakivuma, ngo abigishwa bumva kivuma.
ahandi twasomye haciye umugani Yesu yigishirizaga mu migani. Rimwe na rimwe abafarisayo abanditsi n'abasadukayo ntibabisobanukirwe, ndetse n'abigishwa hari igihe batabisobanukirwaga, ariko ngo bagenda biherereye akabasobanurira neza ibyo yashakaga kuvuga. Yesu ntabwo ari ubwoba yagiraga bwo kutagira ngo avuge, ahubwo yangaga kwiteza abafarisayo igihe kitaragera, yangaga kubiteza kandi hari ibyo atararangiza. Niyo mpamvu yagendaga agobekamo imigani, ariko hari igihe yawucaga nabi bakabyumva bagahita bamushidikana. Taho turabyumvise ntudukire, bakamwirukankana, Imana ikamutabara. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rero ngo ahandi abacira umugani ngo hariho umuntu wateye uruzabibu, umutini mu ruzabibu rwe, ngo noneho ngo ajya gushaka imbuto. Haleluya. Ngo ariko ngo agiye asanga ntabwo imbuto ziriho, ngo abwira umuhinzi yarusizemo ngo none ko ari umwaka wa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uce ubundi urakomeza kunyunyuza ubutaka bwanjye kubera iki? Ariko ngo umuhinzi yingingira umutini arati waretse ukongeraho umwaka ukihangana, mwongera nkawufumbira, mwongera nkawuhingira, ahari ko wakwera, ariko noneho ndagupromote nutera uzawuce. Hereza Imana yacu icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryabayeho ngo ritwigishe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Yesu avuga ku mutini, kuko aba banditsi bose barahurira ku mutini warumbye. Rero Yesu avuga uyu mutini, gahunda yari agamije ntabwo ari yo kwigisha ibidukikije, ntabwo ari yo kwigisha siyanse na biyoloji. Hari icyo yashakaga kuvuga mu buhanga bwe. Haleluya, haleluya. Ntabwo tuje hano rero Imana ishaka kutubwira umutini n'ibibabi n'imbuto, ntabwo ari ibimera Imana ishaka kutubwira muri aya materaniro. Mbwira mugenzi wawe ngo umutini ni wowe. Yesu yavugaga uyu mutini ariko yerekezaga ku bantu, kuko Bibiliya iratwereka mbere y'iri jambo cyo bita context na nyuma y'ijambo, uhita iyo bihuje uhita usobanukirwa neza iki jambo rishaka kuvuga. Burya ikibazo kitwica ndetse kikica bamwe no mu bigisha bazana afata akarongo kamwe agahita azamura abantu amarangamutima ngo yabemeje. Ni ikibazo kinari, muntu nta context, ntabwo yasomye ibibanza n'ibiheruka, niyabisomye azanya ko hagati ahise akajomba abantu, arabakwatishije barazamutse ngo twafashijwe kandi ntacyo bumvise. Niho hahandi uzumva umuntu aravuga ngo izaza ntizaceceka arobe Marko, kandi bavuze ikiyizanye mbere na nyuma bamenye ukwije, ugaterura intebe ngo izaza ntizaceceka kuguha inzu. Nta jambo utahanye, nta mesaje muri context, nta by'inzu byari birimo, kuko bigaragaza icyari kiyizanye. Igihe rero udasomye icyari kiyizanye ngo umenye icyo ugomba gukora, nta butumwa uba wumvise. Yesu ashimwe cyane. Biragaragaza rero hano yashakaga kwigisha uko abafarisayo, abanditsi, abasadukayo, abantu babaga mu isinagogi, kuko mbere haragaragaza ko ngo yaragiye araranganyamo amaso mu rusengero ngo arebe byose uko bimeze. Aho niho yatangiye kubabwira iby'umutini. Hanyuma wareba no hepfo yaho yahise none asubira mu rusengero nanone, yabanje kujyayo araneka areba uko bimeze, abigisha umutini n'ibibabi abuze imbuto. Arangije aranamanuka, barangije aragenda ajya gukora karate mu rusengero, ngo asanga isoko rirarimbanije. Ibyo yari yabonye yararanganyijemo amaso, araza abishyira mu bikorwa. Arangije ahita arakara, arangije amenagura ibintu bacururizaga. Ayo makuru murayafite, bigaragara ko haleluya byagaragazaga uriya mujinya yagiriraga umutini. Yashakaga kuvuga abantu bo mu nzu y'Imana yiboneye mu isinagogi. Ndagira ngo rero nkubwire, turi imitini Imana yateye mu isi.
abamwizeye turi imitini Imana yashyize mu murima wayo. Icyo Imana ishaka rero ni uko twera. Umuhinzi wese atera imbuto azinezezwa nuko iyo agiye gusarura asarura imbuto. Nta muntu n'umwe wanezezwa ko yateye ibishyimbo yajya kubireba agasanga ntibyeze kandi cyari n'igihe cyo kwera. Nta muntu n'umwe waje gutera ibijumba ngo nasanga bitashoye imizi ngo atere haleluya. Abahari tuvuge ngo amen. Mbariza mugenzi wawe ngo none Imana yateye imitini mu isi aribo twebwe, ninezezwa nuko izigasanga tutera. Niba wowe iyo uteye imyaka, iyo usanze itera kubabara, none data waduteye nk'imitini, niwe uzishima igihe azaza agasanga uri amababi nta mbuto zirimo. Mbariza mugenzi wawe nguhereye nona, Imana ije yakubonamo imbuto cyangwa yabona utoshe gusa? Icyo mbakundira ntimubibazanye. None se mbabaza ubundi, none imfashanyigisho irabonetse. Nimba turebana ukaba wumva Ikinyarwanda, kuko iyo uba uri umunyamahanga baba bansemuriye. Ubundi iyo nkubwiye ngo bwira mugenzi wawe ntubikore, ubundi imbuto yo ubgura yera. Naho ngaho nyine bise bihuriramo, bihuriyemo imfashanyigisho ndirwa njya kure. Oya mbwiza ukuri, wumva Ikinyarwanda. Umwuka w'Imana impamvu acishijemo ngo ni inkubazi, ntabwo ari ibintu by'abavuga butumwa kugira ngo hari impamvu umwuka w'Imana habaciyemo. Iyo mbikubwiye muri aho ugakomeza guca ugana ukandeba gutya, ubundi tayari ikurebye aho ngaho nona yabona imbuto yabona amababi. Kibazo gihari ni kimwe, ntabwo abantu bo mu nzu y'Imana bariho bamenya icyo bariho bazira kumvira Imana. Iyo mpagaze ahageze rubare, ni umwuka w'Imana uri muri rubare. Yesu ashimwe cyane. Iyo umwuka w'Imana rero utawumviye, aho byarahapfiriye. Ukwiriye kuza wirekuye. Haleluya, haleluya. Ukwiriye kuza wirekuye. Amen. Kuki Yesu yavuze ngo umutini ndawuvumye kandi ari igihe cyo kutera? Kuki Yesu yavumye uyu mutini? Yawuhoye iki? Ko cyari igihe cyo kutera kw'imitini. Uyu mutini wazize iki? Aha niho ubwenge buri. Aha ntarahamenya nahasomaga niruka ngo ntacumura, ko numvaga Yesu yahemukiye uyu mutini. Ubwo rero bikantera kwirukanka ngo ntajyana icyo mbitekerezaho. Ariko umwuka w'Imana ashatse ko mabwiriza abantu arampishurira. Haleluya. Koko mu buryo bw'imyaka yose igira season yo kwera, ariko kubera ko yavugaga abantu abizeye Kristo nta season yo kwera, bakwiriye kwera kuva Yesu abacyakira Yesu kugeza agarutse cyangwa bagiye rusororo. Ni imbuto tayari. Yesu arashaka ko wera imbuto na cyagihe abantu babona ko bidashoboka. Yesu arashaka ko wera imbuto cyagihe nawe ubona ko bidashoboka. Aho niho Yesu ashaka ko wera imbuto. Gira mugenzi wawe ngo nta mikino ihari rero, arashaka ko wera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta mwanya mfitira ijambo ririmo ihishurirwa rikomeye, ariko aha hantu humve neza. Yesu ntabwo ashaka amababi, Yesu arashaka imbuto. Ariko uyu munsi Yesu ariho arabona amababi mu nzu ye, Yesu ariho arabona amababi mu rusengero, Yesu ariho arabona aramurika itoroshi mu bahamagawe agasanga amababi. Abashumba benshi yamurika agasanga amababi, yamurika mu baririmbyi agasanga amababi, yamurika mu badiyakoni agasanga amababi, yamurika mu bahanuzi akabona batitira, ariko ari amababi. Yesu ntashaka ibyo, ntacyo byamara, ibyo ntabwo byamunezeza. Yesu arashaka imbuto. Umva uko yavuze, ikintu kizagaragaza ko muri abanjye, ikintu kizagaragaza ko muri abigishwa banjye, nuko mwera imbuto kandi
nyinshi nicyo kizabagaragaza ko muri abana. itonde rero nta kintu, ntabwo ari ngombwa ko wowe wigaragaza ngo narakijijwe, bireke ceceka. imbuto zizamenya ko abantu bazamenya ko uruwe. ntabwo ari ngombwa ko twiperezanta. ubu mureba sengera Zayoni, hoya byihorere. niwera imbuto bazamenya ko usenga, niwera imbuto bazamenya ko uri umukristo. icyatumye abantu bitwa ba Kristo muri Antiyokiya nuko bitwaga abigishwa ba Yesu, ariko Antiyokiya ngo babarebe, babitegereje, babonye imigendere yabo, babonye imivugire yabo, babonye imikorere yabo, barebye imirebere yabo, bahita babataba abantu. ntabwo ari bo bivuze, ahubwo bahise bavuga bati aba ni aba wa wundi, ni aba Kristo. none wowe uri guperezanta ngo wari uzi ko senga byihorere, we ceceka. bazabimenya babimenyeshejwe n'ibyo ukora. imbuto zawe nizo zizabamenyesha ko uparitse muri Yesu. naho nimba ari amababi byihorere no kubibabwira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu arashaka ko twera imbuto noneho mu gihe kitanakwiriye, noneho mu gihe kinaruhije. arashaka ko twera imbuto mu gihe kitanakwiriye, none bamwe no mu gihe gikwiriye babinaniwe. ubwo se noneho niba habaye igihe kidakwiriye wazera gute no mu gihe gikwiriye byakunaniye? Mani tugire neza. ndagira ngo mbabwire, kuba ndiho shumba nkirirwa ngira ukambwira ngo amavuta ntacyo byamarira, ari aya makote byaba ari ibibabi. Yesu arashaka ko mbwiriza ngashumba, ariko imbere mfite imbuto. ningira imbuto hanyuma nkarya niyageserera hano mbabwira, aho Yesu azahabwa icyubahiro. ariko nimba ari ukwiyageserera ndamababi ntacyo byaba bimaze. abantu barashumba ari amababi, Yesu yareba akabona ni ibibabi, yareba abahanura bikanasohora, ariko yareba akabati nubwo bisohora ariko uri amababi. umva impamvu aya mababi azakompreninga kuko yabaga mu rusengero agakora n'imirimo. iyo urebye Matayo 7:21 abavuga mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bw'Imana, abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka abo nibo bazahinjira. ngo ayo mababi rero menshi azaza avuga ati turakompreninga, twahanuraga mu izina ryawe, twabwirizaga mu izina ryawe, twaririmbaga mu izina ryawe, twaturaga mu izina ryawe, cya 10 ntabwo twagisibaga, twaragitangaga. ariko ngo azababwira ati nimwumve imbere mwankoze, ngo nibwo azaberurira. hari umunsi Yesu azaza akerurira amababi, kuko Yesu arashaka imbuto, kandi Yesu azajyana abazasangana imbuto, ntabwo azajyana amababi. yimera icyubahiro muri humvira ijambo. Yesu aragushakaho, yakuntumyeho ngo arashaka ko ibyo ukora byose mu bwami bw'Imana wakiriye, arashaka kubikora urimo imbuto ndani. naho kubikora nta mbuto ubikora uri amababi ntacyo byamara. arashaka imbuto kandi akazishaka mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. mvugira ngo amina imbura ahangaha. ibintu byo kuvuga ngo abantu Yesu yishimira ni abakora umurimo we, ariko yabareba akababonamo imbuto. naho abameze nk'ibibabi ababona akabona baratoshye bari mu mabubu, akatubona mu makote na karuvati na kora, ko tuzi kubijyanisha, ko tubijyanisha, ariko yareba akabati dore amababi. abafarisayo ngo niba hari abantu bari bakeye inyuma, bari ngo bagendaga hataterwa ibuye. uzi icyo bisobanuye? kugira ngo batanduze icyuya kitaza ku myambaro yera. bari bagendaga bati icyuya kidakoraho. Yesu umunsi umwe aravuga ati nta mugani ndi buce. Matayo 23 aza yahumuye, araza bati mwaryama mwimiru kami mana abandi batajyamo namwe, ntabwo mureba mwarinjiye mubabuza gutambuka. nibyo byeze uyu munsi. amababi yatubujije kugira gute? yabujije abantu kwinjira. ndagira nkubwiye ngo iyo uri amababi ubuza abantu kwinjira. umuntu azaje kwinjira ukamubwira ububi bw'itorero, yazaje kwinjira ukamubwira ati
reka nkwihorere nawe wirebere kandi warangije kumubwira ngo ubwo wamwihoreye kandi wavuze nguko ukuntu amababa abujije abantu gukizwa abantu baza bera imbuto bariho bakorera Imana wajya kubona ukabona n'uwitanze ejo ntayazanye kumbi yahuye n'amababi ati harya buriya watanze ngaha ati ijana umva amababa ariko ati watanze ijana abana bawe bigaheze atavuga hari abatarajyayo none buri uzaho pasiteri uzi umwana waho yiga ko ari girini hirizi ntabwo uba ukiyazanye kumbi yahuye n'amababi kababwire uyu munsi iminota irabatabaye yari yabantumyeho iri jambo ntiryoroshye ko niryo abantu uyu munsi umuntu araririmba abantu bagafashwa ariko yasohoka kuko ari amababi agahita ibyo akoze byirukana bari bafashijwe mu zuba ndagira ngo ubwenge Yesu ugarukira aho ngaho aragushakaho haleluya arashaka ko wera imbuto ibindi waba ukora byose ni zero siridisi guca ku mubiri ukimakiya ukajyanisha ntabwo byari bibi ariko niba ubikora nta mbuto uri amababi ntacyo bimaze mu bwami bw'Imana bereza Imana yacu icyubahiro Yesu arababaye muri iyi minsi ni amababi gusa harajya kubona akabona abantu bariho baranywa ibyeri kandi bafite amatitire hariho nabonye ufite titire barambwiraga ngo anywa inzoga simbyemere nijoro ndamubona ariho wanyeganyega yagendaga nk'akanyamasyo kubera kwanga kuzimena yo yerekereje ijambo ko Imana yarimbaye ndavuga nti dore amababi we arabyibushye kandi afite itorero mu cyuma ariko n'umusinzi aragenda arya ngo zitameneka kandi ngo ari muri babandi b'ibitangaza yavuze faya abantu baragwa abantu bakiga bango noneho ngo umutumije uri hariya kandi n'umusinzi uri hariya bari irababaye mani irababaye abantu babonye ku cyumweru bajyanishije ntabwo wababona muri karitsiye mu mudugudu mu mudugudu harimo n'ababa bambaye neza hano ariko birirwa bakemura amakimbirane ko bambuye n'abakozi bikarinda bijya mu mudugudu yanze kwishyura umukozi ariko iyo twebwe kuko tutabizi iyo umubonye ugira ngo ni haleluya Yesu arashaka ko twera imbuto ibyo twakora byose ntacyo byamumarira Yesu arashaka ko turirimba neza ariko turimo imbuto Yesu arashaka ko duhanura turimo imbuto Yesu arashaka ko dukizwa tukera imbuto nyinshi kuko hari icyo ashaka mu Bagalatiya 25:22-23 haragaragaza imbuto y'urukundo abantu uyu munsi ahubwo icyo bakoze bafite kwangana mu mitima yabo turasenga twangana turasenga turyaryana turasenga tugirana amashari hanyuma twaranya ngo nitumara kurenga ibicu abazarenga ibicu n'abafite imbuto amababi ntabwo azarenga ibicu garukiraho ngaho Yesu akugirire neza hereza Imana yacu cyubahiro mu runyumva byakumarira iki kuba uterana buri cyumweru ariko Yesu yakubona ukabona ari amababi byakumarira iki ko atazakujyana azajyana bera imbuto azajyana abakijijwe azajyana abakundana bafite urukundo ntabwo abangana azabajyana kuko nta juru ryo kwangana rihari ariko uyu munsi abantu barangana bakagirana n'amakimbirane kugeza igihe badutegeka mu itorero gushyira mu nzego z'amakimbirane wese iyo twera imbuto bagashyizeho urwo rwego rwo gukemura amakimbirane se n'imbuto twarangiza ngo uzaza ryari kutujyana nde garukira aho ngaho wera imbuto ntihazakujyana ukiri amababi ntabwo usanga uri amababi Bibiliya yambwiye ngo azawuca nubwo atwihanganira haravuga ngo uwihanganire Yesu yaratwihanganiye niyo mpamvu nonaha hageze iki gihe kugira ngo atuburire yarakwihanganiye aranyihanganira umva ijambo umva Imana ivugana nawe none ubwo yakwihanganiye rero ngwino wera imbuto nanjye nera imbuto yatwihanganiye kugeza iki gihe kugira ngo atwere imbuto ariko Yesu nazaza tutumviye imburo ye azawuca
azawuca ntabwo azawuhunika ahubwo azawuca. Ibyishimo ni imbuto ya kabiri. Abantu barahumuye mu rusengero babaye abarakare. Ubwo Yesu arebye yabona iki? Nimba imbuto ari ibyishimo ukaba warabaye umurakare, umuntu arabango muzamure Yesu icyubahiro, bamwe bakagira batanga barihumuri. Mwayikomeye amashyi ya oye bandi mubwire ntabwo ari uragira uti mwayikomeye amashyi, bamwe bagahita bavuga ngo yakome ni wowe uhaza. Abantu babaye abarakare kandi imbuto y'uburakare ntihari mu nzu y'Imana. Abantu barasiritse byate, araza kabisa kaza kugutura ibibazo yahuye na niba bamuteye urushi ubwo araza kubigutura. Uradutura ibyo bibazo twebwe twabiguteye mu gihe kidakwiriye. Niba banarukujombye ukwiriye kwera imbuto zo kwishima mu gihe cyo kutishima. Mbuze umuntu uvuga ngo amin. Wabivuga se utabivuga nuko gahunda imeze. Ari ijambo ari ngiri se wajya n'ibya rubare. Harashaka ko wera imbuto mu gihe kidakwiriye no mu gihe kidakwiriye. Arashaka ko mu gihe kidakwiriye ukunda n'umwanzi wawe. Gukunda n'umwanzi wawe nibyo bigaragaza kwera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu gihe kidakwiriye ni ugukunda uwo utagombaga gukunda. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu munsi ibintu yankoreye buriya jewe tunahuza sinamusuhuza kurikije ibyo yankoreye ukanabyatura kandi ukora. Jewe niyo ayoboye antera n'ikirungurira jewe. Buriya jewe niyo aciye ahanshanga. Ubwo Yesu aje yasanga uri imbuto uri amababi. N'amababi ni imbuto. Sizanamubabarira jewe ukurikije ibyo yankoreye. Yesu yakubabariye wamukoreye ibiruti by'uriya yagukoreye. Va kuri ibyo. Era imbuto mu izina. Kugwa neza, kugira neza, kwirinda, kwihangana, gukiranuka. Haleluya. N'ubugwa neza. Ibyo byose ni imbuto ziri 9 zose. Yesu none haje ndangiza yazi kubonamo. Ariko ijambo rirambwira ngo Mwuka Wera twamugereranya n'uriya muhinzi wingingiye ati ureke ahari wazera. N'Umwuka Wera uhora avuga ngo bareke umujinya w'Imana. Abamarayika ngo bafite inzabya babenda kuzimena bakurikije uko batubona, ariko Umwuka Wera agakomeza tunihira kugira ngo turebe ko twagarukira Imana. Uyu ni umunsi wo kugarukira Imana tukera imbuto bene data. Haleluya. Nimba uteraga imbuto uyu munsi wera imbuto mu izina rya Yesu. Yohana 15:5 ndagira ngo nkubwire ikizagushoboza kwera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Ikizagushoboza kwera imbuto haravuga ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami. Ishami ryose riguma muri jye nanjye nkaguma muri ryo. Uguma muri jye, umuntu wese uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi ngo kandi ntacyo mubasha gukora mutamfite. Iyo umanutse hepfo haravuga ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto kandi mukera nyinshi, kandi nicyo kizabamenyekanisha ko muri abigishwa banjye. Umva ijambo ry'Imana. Ikizakumenyekanisha kuri umwigishwa wa Yesu uri umukristo ni ukwera imbuto. Ntabwo ikizakumenyesha kuri umwigishwa wa Yesu ari ukuzinduka, ari ukutasiba mu rusengero, ari uko mu gitabo ibintu byose ari salama. Sibyo bizakumenyesha, ahubwo imbuto wera ugakora n'ibyo ngibyo nizo zizamenyekanisha yuko uri umwigishwa wa Yesu. Nibyo bizamenyekanisha yuko uri uwa Kristo, atari ibyo waba wikirigita ugaseka. Ngwino wera imbuto zikwiriye abihannye. Ngwino wera imbuto, turirimbe twera imbuto, duhanure twera imbuto, dushumbe twera imbuto, ducurange twera imbuto, duprotokole twera imbuto, tudakone twera imbuto, tuba abakristo bakora imirimo batura batanga icyacumi twera imbuto. Atari ibyo Uwiteka nakubonaho amababi nta ngororano uzabona mu bwami bwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ngaho nimuhereze Yesu icyubahiro. Nakubwiye se ngo inyigisho ni hatari, iminota iragutabaye, wari kwiyumva neza, wari kwinjira neza, ariko tuzasubira. Murankunda nanjye ndabakunda. Haleluya. Hereza Imana yacu icyubahiro. Turakundana n'ukuri.
mukunda ijambo ry'ukuri kandi nanjye nkunda ijambo ry'ukuri, niyo mpamvu dukundana. Imana ijye ibaha umugisha kandi ijye ibagirira neza. Hanyuma dusenga Imana. None aha nubwo yenda wumviseho gatoya, ariko nawe usanzwe wiyizi, usanze tayari aje yasanga neza uri furu wera imbuto. Yenda hari ukwera imbuto nkeya, hari no kwera kandi arashaka ko twera imbuto nyinshi. Yenda hari ikigero wari uriho cyo kwera imbuto, ariko se ukeneye n'imbuto nyinshi. Niba wumva hari aho utsinzwe ku ijambo ry'Imana, haguruka dusengane Imana, Imana ikugirire neza. Hari aho utsinzwe, haguruka dusengane Imana. Wowe nimba ari umujinya Yesu aje yagusangana, urabizi umujinya wawe, iyo nimbuto se. Nimba se ari ukutababarira yagusangana, iyo nimbuto se yagusanganye ibibabi. Nimba se ari ukwivovota, iyo nimbuto yo kwivovota se. Umwana wivovose nyina aramukunda, cyangwa se aho yasanza uri ibibabi. Ariko Yesu hano dushobozwa byose, nawe uduha imbaraga. Niyo mpamvu muri aya materaniro wumvise iri jambo kandi akaryumvira, Yesu yamuha imbaraga nonaha zo kumvira ijambo rye. Manike ibiganza. Data, ndagushimye ku bw'abana bawe bumvise ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ribacumise mu mutima. Natwe turasenze mu izina rya Yesu. Ukeneye ko twera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, kandi tukera n'imbuto nyinshi. Hari urugero bariho rwo kwera imbuto, ariko barashaka kwiyunguraho bakera imbuto nyinshi kuko ari byo bikubahisha. Rero barashaka kukubahisha, banza utweze udutunganye aho tuteza imbuto zikwiriye. Hanyuma yo kutweza no kudutunganya, udushoboze, uduhe imbaraga, uduhe kuguma muri wowe, natwe tugume muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Nituguma muri wowe ukaguma muri twebwe, ibyo bizadushoboza kwera imbuto kandi bizakubahisha kandi bitugaragaze ko turi abigishwa bawe. Urakoze ku bw'abana bawe ubw'ijambo kandi bakaba baryumviye. Nanjye mbasabiye imbabazi, kandi nyakubahwa Imana mbasabiye n'imbaraga zo kunesha, uhereye none ukageza iteka ryose. Nujya ubabona uzajya ubabonamo imbuto, byo bakora byose ubanezererwe, kuko bera imbuto zikwiriye abakijijwe. Tugukomeye amashyi, turagushimye ku bw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Shalom, 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 shalom.